Ababibure ibihe byiza twizere ko mumeze neza rwose. Abantu bapfa buri munsi abantu barapfa, nubwo havuka abandi ariko hari abagenda. Umuntu ashobora kugenda bitewe n'impamvu zitandukanye, uburwayi, gusaza, impanuka n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, kwibasirwa n'ubugizi bwa nabi. Ibi byose bishobora guteza impfu zitandukanye, ariko iyo umuntu apfuye nyine aba apfuye. Se buriya nyuma y'uko umuntu apfuye bigenda bite? Hari ababa bakeneye guhabwa ubutabera bitewe n'impfu bapfuyemo, ariko n'ubundi baba bapfuye, bibagendekera bite? Hari ikintu wongera kumva mu bintu bikorwa hano ku isi? Twifashishe Bible hanyuma turebe uko bigenda iyo umuntu apfuye, hanyuma turaza gufata umwanzuro kuri iki kibazo. Aba Bible murabizi ko twifashisha Bible, nimureke rero twifashishe Bible turebe ese koko bigenda bite iyo umuntu apfuye. Hari umurongo mwiza ugaragara mu mubwiriza wita usobanura ukuntu bigenda iyo umuntu apfuye. Umubwiriza igice cy'icyenda umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakize, kandi nta bihembo bongera guhabwa kuko baba baribagiranye batakibuka. Abo Bible, abazima tuzi ko tuzapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakize. Urabizi kuzapfa kubera kugira muzima, ariko wapfuye we nta kintu aba akizi rwose. Ngiyi imimerere abapfuye barimo. Biba byagenze bite? Zaburi 146 umurongo wa 4. Umwuka w'umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi ibitekerezo bye birashira. Iyo impamvu umuntu ntacyo aba akizi, ni uko umwuka we wamuvuyemo agasubira mu butaka aho yahoze, hanyuma ibitekerezo bye bigashira, ntabwo aba igitekerezo, biba birangiye nyine. Iyo umuntu rero apfuye ntaba akiriho. Upfuye ntashobora gutekereza no kugira icyo akora cyangwa kugira ikintu yumva. Ngiyi imimerere y'umuntu wapfuye. Urupfu rwose yaba yapfuye, rwaba urw'impanuka, rwaba urw'uburwayi, rwaba bitewe no gusaza, urwo arirwo rwose, yewe niyo yaba yiyahuye, iyo apfuye biba birangiye. Nta kintu aba ashobora gukora, nta kintu aba ashobora gutekereza, nta kintu aba ari kumva. Umwuka wamushiramo agasubira mu butaka, ibitekerezo bye bikarangira. Ngiyi imimerere y'umuntu wapfuye. Ushobora kwibaza utari ko si ibyo bintu tubyemere gutyo gusa? Yego. Mbese wowe iyo ubonye umuntu yapfuye ubona niyo agiye muri serikeye ntaterurwa? Hari ubwo se avuga ngo munteruye nabi? Serikeye se ntimanurwa mu butaka? Hari ubwo se areka araba? Iyo umuntu apfuye nyine biba byarangiye. Cyakora dukomeza kwibuka iyo mico ye myiza n'ukuntu yari ameze, ariko biba byarangiye. Ndetse ugiye no kureba nyuma y'iminsi mike umubiri we umushiraho. Umuntu apfuye biba birangiye, natwe ubwacu turabizi neza. Turabizi ko biba birangiye, niyo mpamvu tujya kumushyingura. Reka niyo mpamvu turarira, turababara kubera ko umuntu yapfuye. Ari amarira yava he umuntu aramutse atapfuye, atari muri iyo mimerere? Impamvu turira ni uko tuzi ko ntabwo aba agishobora gukora, kugira icyo akora, ntaba agishobora gutekereza cyangwa kugira ibyo yumva, ntaba akiriho nyine.
ngiyi imimerere y'uwapfuye kandi n'imitimanama yacu irahamanya n'ibyo bintu ko ari byo koko. Igihe Imana yavuganaga n'umuntu wa mbere bita Adamu, yaramubwiye ngo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Mu ntangiriro igice cya 3:19. Dusoma ayo magambo wumve ukuntu yayamubwiye, impamvu yayamubwiye ngo uzajya ubona ibyo kurya ubanje kwiyuhakuya kugeza aho uzasubirira mu butaka kandi kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu kandi mu mukungugu niho uzasubira. Mbere y'uko Imana irema Adamu mu mukungugu wo hasi, Adamu ntabwo yabagaho. Ubwo rero igihe Adamu yapfaga agasubira mu mukungugu nabwo ntiyongeye kubaho. Ushobora kwibaza uti ese abo bantu ubu baba biyumva bate? Biba bimeze bite? Biroroshye. Wowe utarabaho wiyumva gute? Wiyumva gute utarabaho? Sibwo ibyo bintu wabisobanura ubwo niba wari uriho nyine. Ubwo rero niyo umuntu apfuye ni uko nguko biba bimeze, ntaba ariho. Nta kintu yatekereza, nta kintu yakora, nta kintu ashobora kumva. Nuko bigenda iyo umuntu apfuye no muri iki gihe. Mu Mubwiriza igice cya 3:19 no 20 hari ikintu Bibiliya yaravuga. Mubwiriza igice cya 3:19. Kuko abana b'abantu bagira iherezo n'inyamaswa zikagira iherezo, kandi byose bigira iherezo rimwe. Uko bapfa niko zipfa, kandi byose bifite umwuka umwe, ku buryo ntacyo umuntu arusha inyamaswa, kuko byose ari ubusa. Byose bijya hamwe, byose byavuye mu mukungugu, kandi byose bisubira mu mukungugu. Muri rusange, kuri inyamaswa zipfa niko n'abantu bapfa. Neza neza ageraho nawe akibera umukungugu iyo yamaze gupfa. Kuko imimerere y'abapfuye iri, ntabwo bari ahantu runaka ngo bari kubabazwa, ngo bari gutwikwa, oya. Hariya tumushyize niho bari, biba byarangiye. Ikiba gisigaye ni iki rero? Ese iyo umuntu apfuye biba bizakomeza kuba gutyo, akabaho nyine atongeye kubaho? Ubundi inshuro nyinshi Bible ikoresha urupfu nko gusinzira. Wenda nko muri Zaburi ya 13:3, reka turebe ukuntu Bibiliya hari igihe ivuga urupfu ariko ikarugereranya n'ibitotsi. Turebe si ibyo bintu bishaka kuvuga iki. 13:3, Zaburi ya 13:3. Yehova Mana yanjye, umbebe maze unsubize, ndabagiranisha amaso yanjye kugira ngo ntasinzirira mu rupfu. Bibiliya hari igihe ikoresha ijambo y'imimerere y'abapfuye ikabigereranya n'ibitotsi umuntu asinzira. Urabyibuka ko no muri Yohana igice cya 11:11 kugera 14 hagaragaza neza ko na Yesu igihe yavugaga ibya Lazaro yavugaga ko asinziriye. Abigishwa be bamubwira bati mwihorere ubwo azakira cyangwa se azakanguka. Bamubwira ati oya, yapfuye. Imimerere y'ibitotsi ikunze kugereranywa n'imimerere y'abapfuye barimo. Kubera iki? Impamvu ya mbere ni uko neza neza biba bimeze kimwe. Iyo umuntu asinziriye cyane ntaba azi ibibera iruhande rwe. N'umuntu wapfuye nuko aba ameze rero. Cya gihe uba wafatiyeho, ku buryo umuntu ashobora kuza akakwiba ntumenye. Ese ubundi ibintu biba nijoro byose wabyumva? Hari igihe usinzira neza ukamera nk'umuntu wapfuye, nta kintu nambuze. Icyo gihe rero uba uri mu mimerere nk'iy'umuntu wapfuye, ko nta kintu uba wumva. Imimerere y'abapfuye nayo nuko imeze.
muri rusange rero nanone igereranya ibitotsi n'urupfu n'imimerere y'abapfuye, kuko nk'uko umuntu akangurwa n'undi mu gihe yasinziriye, ni nako mu bitotsi byitwa urupfu Imana ishobora kugukangura. Imana mu gihe cya nyacyo izakangura abantu bayo bari mu bitotsi cyangwa se imimerere y'abapfuye. Bibiliya igaragaza neza ukuri kw'ibyo bintu. Reka turebe muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 13 kugera 15. Yobu 14 icyamukamisha mu mva ugakomeza kumvisha kugeza aho uburakari bwawe buzashira, ukakirira igihe ntarengwa hanyuma ukanyibuka. Ese umugabo w'umunyambaraga apfuye yakongera kubaho? Mu minsi yose y'imirimo yanjye y'agahato nzategereza kugeza igihe nzabonera ihumure. Uzahamagara nanjye nkwitabe, uzifuza cyane kureba umurimo w'amaboko yawe. Yobu yasabye Imana ko yakwipfira, ariko anayisaba ko yazamwibuka ikamuzura. Ubwo rero ibi bigaragaza ko Imana ishobora gukangura umuntu wapfuye akongera kubaho, nk'aho umuntu yaba akanguwe akuwe mu bitotsi byinshi. Abafite rero ibyiringiro bazi ko ibyo bizabaho, bazi ko iri sezerano rizasohora nk'iryo Yobu yavuze. Yesu nawe yabisubiyemo muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 na 29. Aravuga ngo ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kigiye kugera maze abari mu mva bose bakumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira guhabwa ubuzima, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwa urubanza. Abafite ibyiringiro bazazuka, bazumva ijwi rye bari mu mva, bityo bazuke bongere kuba bazima. Ibyo ni ibyiringiro dufite ku bijyanye n'urupfu. Hari ibyo twabonye ko iyo umuntu apfuye uko biba bimeze, uko bigenda, ntabwo aba ari ahantu runaka bari kubazwa, no. Ahubwo nk'uko mu Mubwiriza igice cy'Icyenda umurongo wa 5 habigaragaje, tuzi ko tuzapfa kubera ko turi bazima dushobora gutekereza, ariko abapfuye bo nta kintu baba bakizi. Kubera iki? Zaburi 146 umurongo wa 4, umwuka wabo bashizemo bagasubira mu butaka, ibitekerezo byabo bikarangira. Ngo rero umuntu upfuye ntaba akiriho, upfuye ntashobora gutekereza, kugira icyo akora cyangwa kugira icyo yumva. Nk'uko Adamu yasubiye mu butaka kuko arimo yakuwe, ni nako umuntu yapfuye nawe amera nka Adamu, ntabwo yongera kuba akiriho. Ibyo aba atekereza icyo gihe mu gihe atakiriho ni nk'ibyo watekerezaga nawe igihe utari uriho. Ese wabyibuka? Nta n'ibyo watekerezaga, nta n'ibyo wumvaga, nta n'ibyo wakoraga, kuko nyine ntiwari uriho. Iyo umuntu apfuye rero nawe arongera akamera nk'uko umuntu yari ameze igihe atari ariho. Yego, nk'uko uko biba bimeze. Nanone urupfu rushobora kugereranywa n'ibitotsi byinshi, byagiye uba wafatiyeho wasinziriye ibintu bimeze nabi. Umuntu ashobora kuza akaguterura akakujyana akagushyira ahantu ntubyumve n'ikintu na kimwe. N'umuntu wapfuye nuko aba ameze. Icyo akora ni uko uwo wasinziriye mu bitotsi we aba ashobora gukangurwa n'umuntu mugenzi we, ariko wasinziriye mu rupfu we ashobora gukangurwa gusa n'Imana, yo uyifite ubushobozi bwo gukangura umuntu muri ibyo bitotsi byinshi, nk'uko twabibonye kandi koko izabikora. Iyo umuntu apfuye rero ntabwo biba birangiye, abafite ibyiringiro baba bazi neza ko mu gihe kiri imbere bazazuka. Nk'uko muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 na 29 yabigaragaje, bazongera bazuke bumvise ijwi bave mu mva bongere babe bazima. Ngibyo ibirebana rero n'imimerere y'abapfuye ndetse n'ibyiringiro abapfuye bafite. Ababibure mwakoze cyane, turabakunda, turabashimiye, kandi twizera ko muzakomeza kugenda munogerwa n'izi nyigisho ziba ziri aha amahame yo muri Bibiliya ndetse n'ibindi. So keep being blessed.